ngira ngo naje.
ya Sunrise ba Mayanjo Jackson ndi bataza kwitondera izi counter attack za hato na hato z'ikipe ya Kiyovu Sports bishobora kuza kutabagwa neza cyane, bishobora kuza kutabagwa neza kuko kugeza aka kanya byibuze nyuma y'igitego ikipe ya Kiyovu Sports ibonye uburyo bugera muri butatu bwashoboraga kubyara ibindi bitego bibiri, bwashoboraga kubyara ibindi bitego nka bitatu muri iyi minota 14. Ikipe ya Sunrise yashoboraga kubiri ibitego bine nitaza kwitondera risi counter attack cyane kabisa, ikaza ukomeza gusiga izi espace vide ushobora kuza kudahirwa neza. barayikora mareka turebe Murenzi ko Frandeza Murenzi Patrick mpira uteramo gongana mu twose wa equipe ya Kiyovu ugarukira Brian Sane mpira muri kontra Rwanda Churchill mpira fataneza cyane musore n'abatuke mu equipe ya Kiyovu Sports Wazire mukura na equipe ya Kiyovu no bagirana ibihe byiza kabisa, bajyashaninga abakinyi benshi cyane kabisa. Attention turebe gunda gwanari y'abasore amuterekasi umusiza tunacabanye kina neza cyane abasore equipe ya Kiyovu Sports Club. Attention chunga pass kwa Taichi Msengo Tansele pina garukira umuvandimwe. Attention Hakimu Tuyisenge ogarukira Richard Kirongoza atanga baro yose cyane. Ye baba we kipe ya Kiyovu Sports gutera baro nziza cyane muri minota, bahanahana baro rwose with no pressure, bameze neza cyane kabisa sura bayovu. Hatari sana, hatari kabisa. Reka turebe Taichi mpira hindura cross kabisa, shati umuvandimwe Kirongozi rishara ku mpira azangwa mpira mubana muremure no kurengurwa na equipe ya Sunrise ku ruhande rw'umuvandimwe, ku ruhande rw'umuvandimwe Byukusenge Jean Michel ban ati ni kufra nibyo. Reka turebe yikasemo gongana mutwaniya umupira ugarukira abavandimwe ba equipe ya Sunrise, kina neza cyane kabisa, hindura uruhande ari nyamusifuzi ati ni kufra equipe ya Kiyovu Sports kabisa, mwakinye nabi umuvandimwe ariya mahinga imikukozo miguruko eban gira neza Frodouane Janiza Frodouane. Attention turebe ndizeri ko mpira utanga neza cyane, umusifuzi ati ni kosa. Hatari kabisa, hatari rwose. Attention turebe kunda gonari y'abasore equipe ya Kiyovu Sports, pira usubiza inyuma. Attention shachisha umuvandimwe ariya ndizeri kara Bahati Gikazindu Ayovu bari tayari uyu munsi rwose, ibyo bintu bigeze eban wababonye karasisari ni bake ariko baratitiza uyu mujyi rwose. Abana giye bagorwa n'akavura uko babonye ko akavura kaguye n'ubundi mbere ya match kandi n'ubundi attention Taichi mpira ganga mutwara mpira garukira n'undi umvani mwa attention tawo kona tari sana, hatari kabisa bita ujyaneza Frodouane aragerageje shot iremereye cyane ariya team captain Frodouane aragerageje shot iremereye ariko uyu musore Safari Gilbert mpira ukuraho kona ikipe ya Kiyovu. Reka turebe wayiconzemo Dizerike ku mutwe ugarukira Rufedireko. Attention umupira umubana muremure hariya cyane uturengana no kurengurwa na equipe ya Sunrise ku ruhande rw'umuvandimwe, ku ruhande rw'umuvandimwe wabita Safari Gilbert kabisa.
Attention, reka turebe mpira utanga neza cyane Richard Kirongozi bazonga cenga hariya subiza umuvana. Attention, reka turebe Tachi Tansere mpira na Richard Kirongozi kina neza cyane kabisa reko. Attention, oh, hey, what a missing. Kipe ya Kiyovu yasaze yasisoye muri minota shakurangiza igice cya mbere mu by'ukuri arangije aferi. Uwo bita Tachi Tansere zamura baro ndende cyane nifashe poto mayinga bayitetse muri ko ni kona yayikozeho. Reka tureba izamuramo reko ati wasonetse umuntu wowe ati wakine nabi kabisa umuvandimwe Murenzi Patrick kabisa. Twe Alfred reko imeze bite kipe ya Kiyovu iri serious cyane kabisa muri minota. Kipe ya Kiyovu Sports ubona yuko nyuma yo kubona igitego n'ubundi nta gahunda ifite yo gutuza kuko yakomeje kuyobora umukino haba mu buryo bwa possession ndetse no mu buryo bwo kugerageza amashoti agana mu izamu. Kipe ya Kiyovu Sports yakomeje kuba nziza cyane cyane kabisa. Muzamu wa ekipe ya wa Sunrise ari umuzamu manga cyane kabisa kuko byibuke yagize ibihe byiza cyane muri ekipe Etware avamo ajya muri Gasogi. Icyo gihe rero agira ibihe byiza rero ekipe ya Sunrise itimugura itimuzana kabisa. Attention turebe umupira n'ubundi arawifata neza cyane kabisa mfashe ingabo Didier Maestro. Umupira attention katamo centre Taricom se Rwanda Jadi Jimmy mpira ufata neza cyane kabisa. Attention Jadi Jimmy yaciye ma ekipe nka Mukura rwose ari Huye yabaga yigaragaza neza cyane ariko yamaze igihe kinini cyane muri ekipe ya Kiyovu amaze muri igihe kinini cyane kuko no kubwa nuzi yarahari cyane kuko n'ubundi kimenyi yagiye kujya mu ikipe ya SD Kigali witwa Nzeri Rwanda Jihad. Umupira ugarukira hanze Rwanda Jadi cyane cyane Ndizeye Eric nka musore w'umurundi kabisa international. Bita Ndizeye Eric kabisa international Burundian defender bamwibuka yaciye muri ekipe ya Yani Sport. Attention abita Tachi Richard Kirongozi mazonga afunga baro neza cyane cyangwa na baba bari ku mutipa zibaro nyinshi cyane ye baba we bonya kana bakoze atasimbiriza mu ikipe ya Sunrise barayica shobobo titabara mayinga turashize tic-tac Sunrise tereka umunasara ni kufra avec haramuka uterekagamo na karito ari ibone ni kona ari yawa muterekagamo na karito rwose ni kona kick kuranda rw'ikipe ya Kiyovu Sports. Gusa n'ubundi ubona yuko ari ikomeje kudomina umukino. Ni kona rero n'ubundi ku mupira urengejwe na Salfo Kwaku Emmanuel uri umunota wa 22 w'umukino. Ni corner igiye kuzamurwa neza cyane n'Amasengo Tansele ayizamura. Attention tira ku mutwe ati nindi kona ibintu birakomeye. Ola kipe ya Sunrise torohewe muri minota mu by'ukuri. Ekipe ya Sunrise torohewe muri minota reka turebe Enzo Rwanda Richard Kirongozi umupira nagoye banasifuye Arabubwira bati boretse Kirongozi tonde rwose ati Kirongozi buretse
ya Sunrise bari kuyirusha gutsinda hano none Kigali umva ko yigenje biragora ariko Sunrise ifite na riko nziza kuri Kiyovu ifite rikoro nziza cyane kabisa kuri Kiyovu kuko ifite rikoro nziza cyane kuri Kiyovu nari ndimo ndeba imikino muri iki uhereye muri za 2021 bisezo 2021 ekipe ya Kiyovu niyegeze ikanda ekipe ya Kiyovu inshuro yakanzemo nizirenze imwe kanze murabure rwose kuko urebye nko muri ohereye ubwo negena imbere 2019 2020 sezo Kiyovu niheruka gutsinda ikipe ya Sunrise niho iheruka gutsinda ikipe ya Sunrise muri sezo ya 2019 2020 yitsinda 2 kubusa kabisa mu gihe ubwo ngubwo tuje nko muri sezo ya 2021 2022 gutyo 2021 gutyo 2021 baranganyije ubusa ku busa na retour baranganya ubusa ku busa baje muri 2022 Sunrise 2022 naho ibakubita 2-1 iyo ni Sunrise sezo 2023 imikino ahubwo sezo 2022 Sunrise yarayitsinze yose arere tour uwa mbere yabakubise 2-1 uwa kabiri wo kwishyura ibakubita 1 ku busa ubwo rero muri 2023 2024 are yabakubise baranganyije ubundi kuri 25 ndabyibuka mu kwa 11 banganya ubusa ku busa ubwo rero uyu mukino rero bawutsinze rwose yaba ari imikino ya ikipe ya Kiyovu yabitsinze inshuro ebyiri mu myaka ingahera 1 2 3 4 amaye nkaho turashize yumvikane ko rero ekipe rwose ya Sunrise yifatiye ku gahanga ekipe ya Kiyovu hasi hejuru rero gutsinda 2019 ni kera cyane bakunze kunganya ni match no kwato none nayo yakariye kuri uyu munsi yabona hanyuma wowe Sunrise tukagushyira mu bibazo byo kumanuka ati natwe ibintu wadukoreye utubuza igikombe turakumanura ariko bino bintu no kwishyura bibi shaguru kuri kunogora guteye ubwoba kabisa bebe attention attention equipe ya Sunrise cyakwishyuranya pira shobota ariko namuna uhaye wabita Polabe umupira kabisa wabita gari ya Polabe mpya nawe uhaye kabisa attention reka turebe ndize rika mpira afunga neza cyane sarwa equipe ya Kiyovu Sports tanga bano na chadi ikirongozi bazomba mpira turenga no kwenguruna equipe ya Kiyovu reka turebe mu byukuri amubonye Mayanja tera kabaro rwose ni wese Jackson kumubura butswe neza cyane agofero ayobye ariko ni Mayanja Jackson Mugande Kabombo bamugira icyizere umutoza wa kipe ya Sunrise yo munda kubisa imikino 5 yose ayisurvive ikipe ya Sunrise ku mwanya wa yari mu myanya ya nyuma ayitira ku mwanya wa 10 none ubu ngubu bahitaga ati nakuzuyaza nakugira iki bamukubita kontara y'imyaka 2 rwose yirukanka cyane ariko nyuma yo gufata iyo kontara na match ntasi byase bigorana rero ati contract ipreaching cyangwa se umuvandimwe tubigenze dute bebe urazi kwizera eta gushyira hasi attention sarfo kwako pira usubiza inyuma sura equipe ya Sunrise kina neza cyane kabisa mfashe ingabo Didier team captain wa equipe ya Sunrise zamura baron ndende cyane kabisa
Attention Gonganania tini kufra mwebwe muri kurira na imeze bite Kipe Sunrise idafite kabiri wabo hari umutipe yanemera cyane amwita Elisa ufite ibibazo by'imvune na ari kureba nk'abandi rwose namubonaga hirya muri VIP bura narayiga ni VIP arayi hano hirya ari VIP naho oya hano VIP ni abantu bakina bano bamanaje n'ibikina batoza hari hirya ni nko muri regira baba aba general na VIP se attention fashinga badite umupira afata neza cyane kabisa ahita nawe degaja yose cyane funga baron hariya garukira rishadi kirangoze basombwa cengo mara ko dicada umupira mwinshi cyane kabisa arana kwica attention yari yarayemo rekuya kwitanaga Richard kirangoze yazonze ikipe bazonga yazonze tari kabisa uyu musore w'umuwingu ukina ku ruhande w'umurundi ubona yuko nyuma yo kuza mu ikipe ya Kiyovu Sports nubwo yaje muri ikipe ya Kiyovu Sports itameze neza ariko n'umwe mu basore bidistenze buryo n'ubundi mu gihe cy'amatransfer atasibye kuvugwa mu yandi makipe akomeye harimo nka za Rayon Sports na za APR Football Club cyane kabisa witwa Kirongozi Richard Bazombwa international Burundi bona bandize bose barana abarundi ndize Eric bakaba muri aza muri ekipe ya Kiyovu yaravuye muri Young Sports yo mu gihugu attention Pinamo Zero Rwanda jaji mpira pataneza cyane kabisa gati mutuze petife tuze kabisa no panic pira na utanga neza cyane awohereza regisi Musengoni ngabo umupira ogarukira abavandi natarifani tuza gati mu kibuga kina neza cyane kabisa ora bara ganya umupira utanga neza cyane kabisa shakisha ni mubanye by'ubusenge Jean-Michel tanga bano byose kandi tuza attention sarufo kwa ku cenga abantu hariya arabamara umupira ugarukira umuvandimwe Frodo ari mu jyana neza ikamutanga cenga cyane cyane nabo otanga kabisa attention zamura barona ku ruhande ashakisha kipe cyovani gutsindira ibitego cyane kabisa kipe ya Sunrise arafata neza cyane funga baro neza cyane kabisa mukoko cyane batino mugange attention Poro rabiganya umupira muremure attention bobo mochiza mwanya sarfo kwa kumupira njaya mutaka barakira kutendera ikadi birazo reka tsebe pira garukira byukusenge Jean-Michel cenga neza cyane kabisa cyade kirongozi umupira mwinshi cyane kirongozi mwitonde cyane umusore reba jezi yayuze kirongozi kitse bazom nyaba yarumva nabo ndese zonga yabazonze kina no musore attention recapturé katama baraneza cyane austre kipesa neza kizamo ogarukira umva ni Star Foka kon chenga haya katuma kibuga Star Foka kon attention pira utanga neza cyane kabisa kwa Paula Bigania pira ogarukira attention Kizimana Felicien ku murongo subiza inyuma Taichi Hasne Taichi chaga barana kwa Otoni Janeza tikatoni attention Kizimana china na amahinga ndebere ibintu nzebona ndio kijago nabihariye Gwani nako n'undi ku Burundi ruhande hari kuba undi mukino umunsi wa 26 wa shampiyona n'ubundi ikipe ya Musanze
Football Club kuri stade ubworoherane yakira ikipe ya Gasogi United. Witwa rero Kim Kamis aza guterekamo igitego cya mbere muri ikipe ya Gasogi Pole sana. Nasema uliingia ndani kabisa. Nasema walipitia ndani kabisa. Pole sana. Nipata habari leo asubuhi. Wallahi nikakuwa mbona hauna telefoni hauna. Wallahi. Hata unataka kuingia uwanja hivyo seka. Ewa pole sana. Celestin, yes, namoro amoro. Celestin. Ilikuwa ni usiku. Sasa sasa ni mgufu. Ari ndiko nazageza muri 70 narihebye aba Lionel Messi ni tuvuga ngo ni bagufi ndetse ni nimeza kandi afite 170 na 70 nawe kabisa no bako uri mugufi kureba nibikinyirwa mukina na Manchester United urakina n'umuntu nka Virgil nabyo birajyana none se kwambwa ngo oya uri hano uri kumwe mo nabandize Eric uri kumwe n'abandi muremure ibi nago ari umukini mugufi ubu nka Taichi ubu Taichi na bakari muremure Taichi ni igisore binajyana no kuna attention binajyana no kuna ari umusore afite gitaye nyine urabona kashitereba ari kuno afite afata baro reba nacyaki nyokufo kiyo attention tu reka turabe cyane cyongoza nagusiga nicyo cyongoza bazobwa narababwiye ati Richard cyongozi bazonga zabazonga ndakubwiye ataza umupira mwinshi umutipe mwitondere Richard cyongozi siga abakinnyi b'ikipe ya Sanezi bose bagugasha bagurana zamukana bari kuri umuzamu fasha ingabo Didier amukana gabaho araguruka umupira nawe uterekera mu icundura kipe ya Kiyovu bibiri Sunrise bayiryoza ibintu yakoze ishuri ibyo wakoze umupira kontra attaque nziza cyane yaritewe n'ikipe ya Kiyovu Sports ubitwa Masengo pasa kwa Kirongozi araxelera siga byukusenga Jean Michel agerageza kugarura umupira muri penalty ariko yisanga umupira wagiye mu izamu kapitani w'ikipe ya Sunrise uyu muzamu w'ikipe ya Sunrise fasha ingabo Didier umupira ntiyabasha kuwufata neza cyane amakosa y'umuzamu hano kuri Kigali Pele Stadium ku minota wa 37 w'umukino Kiyovu Sports 2 Sunrise Football Club ubusa. Attention reka turebe umva Richard cyongoza batsinda byinshi cyane n'uruhande rwatsinze ye baba bose arafata umupeti araxereye witwa byukusenge Jean Michel naga na dimu eba gusa ni arakora akagwa ni igitego giturutse n'undi ku ikosa ry'umuzamu yari hagaze nabi igitego ni icy'umuzamu yari yasohotse ni wari umupira ukomeye ni yari rob yewe mu bigaragara Kirongozi ntabwo we yari yabonye yagerageje gupurasa atasara barya ikindi Richard Kirongozi cyangwa umuntu arasliding itaka umupira mufana neza cyane kabisa atasiyo reka tumba pira rengana kuri equipe Sunrise ari abirukanga cyane kabisa attention reka turebe byukusenga Jean Michel umupira urengura yose cyane match yaremereye mu kabyaramwe barongera barayirenza Richard Kirongozi arabarya byinshi cyane bitonde arirukanka afite umubiri afite taye afite imbaraga uyu mupeti rero arakora urwoza kajya ngo nigi kitakozaho bebe agataruka reka turebe
Mpira ugarukira Tariki funga bara neza cyane abasore b'ekipe ya Sunrise vanga umupira uwo bita Mucyo Emmanuel barayica ariko ku rundi ruhande hano hari umusore witwa Mr. Hakimu. Mr. Hakimu arimo aracenga n'ibyatsi akabigendana mu mufuka. Harerimana Abdullah Sinzi Rivaldo mutinyemo, iyi match iraryoshye irafunguye, tinyamo. Iyi match mutinyemo iraryoshye cyane. Moja yatangira kuri zirindwi Messi mu icumi Messi bumva atanze Tariki Tanzania gol ekipe ya Sunrise uwo bita kule arababwira ati ndabashaka muhagarike ekipe ya Kiyovu Sports ifatira ekipe ya Sunrise bari mu byose byakoze kugeza n'ubu ngubu rwose